Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imigani igice cya 4:23. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Abantu bazi kurinda imitungo yabo kugira ngo itangirika cyangwa ngo yibwe. Bamwe bagerageza kuyisha kure, ubundi bagashaka abazamu bo kubafasha cyangwa intwaro zo kuyirinda, cyangwa se bakubaka ibihome kugira ngo imitungo yabo idakorwaho n'ibyayangiza bagahomba. Uko yaba ingana kose, ijambo ry'Imana ritwereka ko umutungo uruta iyindi dufite ari imitima yacu. Niyo dukwiye kurinda kuruta ibindi byose birindwa. Niho iby'ubugingo cyangwa se ubuzima bikomokaho. Ni ukuvuga ko ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe ariho ishingiye. Imyitwarire yawe, imikorere yawe, uburyo ubana n'abandi, byose bituruka mu mutima wawe kandi bikagenga imibereho yawe n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Ibyiza n'ibibi byose abantu bakora biva mu mitima yabo. Kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Mariko igice cya 7:21-23. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Luka igice cya 6:45. Mbere y'uko ubwo butunzi bwiza cyangwa bubi buva mu mitima, burabanza bukayinjiramo. Ibyo abantu bareba n'ibyo bumva bijya mu mitima yabo, bikababera ubutunzi bwiza cyangwa se bubi bafitemo, maze bakagenda babutanga aho banyura. Imitekerereze y'abantu n'imyitwarire yabo bikomoka ahanini mu byo bumva n'ibyo bareba, bikajya mu mitima yabo. Mu kwanduza isi, Satani akorera cyane mu byo abantu bareba n'ibyo bumva, kuko azi ko ari byo byanduza imitima yabo. Indirimbo z'isi, ibiganiro bya gipagani, inkuru z'abatizera n'ibindi byose bihabanye n'ijambo ry'Imana abantu bumva cyangwa bareba, ni uburyo Satani akoresha yanduza abantu Imana yaremye, isi kuzuramo gukiranirwa. Niyo mpamvu tubwirwa kurinda imitima yacu, ni ukurinda ko yinjirwamo n'ibibonetse byose. Hari abakristo benshi batita ku byo bumva cyangwa bareba, ugasanga badatoranya ibyinjira mu matwi yabo n'amaso yabo, ariko bo ntibashobora kugirana ubumwe n'Imana kuko imitima yabo iba yandujwe n'iby'isi. Muri iki gihe Satani akoresha indirimbo z'isi n'ibiganiro bya gipagani ngo yuzuze ubuhehesi, ubugome n'uburara mu mitima y'abato n'abakuru, kandi imitima yamaze kwigarura ni myinshi, harimo iy'abakristo batirinda. Babura umwanya w'ijambo ry'Imana ryakabahaye ubutunzi bwiza mu mitima yabo, ariko bakabona uwo kwakira imitekerereze y'isi mu byo bareba bakumva nk'indirimbo n'ibindi. Iyo umuntu arinze ubutunzi bwe, ahora agenzura niba bugihari. Ni igihe abizera bakwiye kugenzura imitima yabo, bakamenya ubutunzi buyirimo ari bwoko ki. Muri iyi minsi ya nyuma, ubugome buzagwira, ibyanduza by'isi bizaba byinshi. Abantu b'Imana bakeneye kurushaho kwirinda kwanduzwa n'isi, bakarinda imitima yabo. Twahamagariwe kuba bera, kandi ibyo ni mu mitima yacu, ni mu mitekerereze yacu. Ni intambara tugomba kurwana, ariko uyinesha niwe uzaraga ubugingo. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Matayo igice cya 5:8. Dusenge. Mwami Yesu, umbabariraho ntaba amaso ngo ndinde umutima wanjye, bigatuma wandura singukiranukire. Nyeza kandi umpe kwirinda kuva uyu munsi, mu izina ryawe Yesu. Amen.